Karibu mama Teta. Mama Teta kubyibushye wabaye neza mama Teta nagukikoza agatenge urakeye reka ibisuko bimeze neza mama Teta karibu mu rugo. Yego murakoze. Mwicare tuganire. Se mama Teta umeze neza? Yego turaho. Wabuze ngo uhamagara telefone ikikuraho bimeze biti? Kuri ndahari pe. Ndahari wenda biba byatewe no kubura umuriro ariko ndahari. Nese mushuti wawe Mutabazi umuhungu wanjye muraherukana? Oya ntabwo maheruka. So ni bakoze wa mubabaye n'ibisura cyane rameze neza. Simba heruka penga Imana nibifashe yanse disi. Mukanya muraza kubonana muganira arimo mbwira kageze hafi mukaza kuza kuganira mukanya urabona aje ubwo ngubwo murabona na muganire. Murimo Amahambo Ndabona umeze neza muhungu wanjye. Ndabona ukeye ndabona Kigali umeze neza. Aho guhaguruka usuhuza sha. Ndabona Kigali kumereye neza. Mere wanjye disi. Muhungu wanjye. Yambiye. Neza muhungu wanjye. Ndabona ukeye pe. Iminsi myinshi. Kuri twese. Uyu muntu ni surprise. Uyu muntu namuzi se. Uraho neza. Amakuru. Shana remba kuri. Urakoze disi wayigisore. Iminsi myinshi. Kera. Ndashaje. Yewe gareka nicare hano. Urakoze cyane. Ndatunguwe. Wari umeze ute? Meze neza. Nanjye sinzi ukuntu uciye hano. Ndavuga ngo reka nzasuhuze mere wanjye. Ariko nawe waranyanze. Mbabarira. Koko. Iyo hashize iminsi ibiri utamvugisha uba wumva umeze ute? Iminsi ibiri ntabwo yashize hari utuntu umuntu aba arimo ariko ntabwo ari ukukwanga umuntu bakazirikana. None se wari umeze neza? Umva shanda. Nabo bari umuntu abaye baraho. Nta makuru mperuka ariko mperuka bari mu cyaro bambwira ngo bazaza tubonane bashobora no kuzino ariko ubu ntabwo duherukana nanjye. None se masenge mu Mateta wewe ameze te masenge? Oreya se kuzi n'iby'akazi ke akenshi ndamuhamagara ntamfate. Mere we sinzi ni wowe tubonana muri bene wacu. Oreya we sinakubwira ariko nawe nta kazi. Ntabwo mwerukana? Ndakanukuri. Ariko mu Mahambo wibagije yuko nawe tutajya dusurana kandi duturanye. Ariko wamubonye umuhungu wanjye yarakoze disi. Namubonye nabyishimiye. Rero mama cyagiye kugenda simbasuye. Nukuri urakoze akakanya waruduhaye kaba ari ngombwa kaba gahagije. Ariko ujya unyaruka usure n'amasenge nawe umugereho. Nzamusura. Turagushimiye ko tugezeho nyaruka ujya ku kazi. Reka nyaruke ubonye ko nazanye ibage ni imyenda y'akazi ndahita mpindura mbonye ikiraka Kigali urabizi byaho ni danje. Ntabwo nacyancika rero ubwo tuzasubira utaha. Mwari mukoze pe. Sawa. Cyamuteye nanjye uzanyaruka unsure. Nawe nzaza cyane. Reka ngende rero. Yego akazi keza. Sawa. Yego Imana ibari imbere. Akazi keza ubwo turi kumwe. Nimperekeza mube muganira nta kibazo. Aha ni mu rugo njye. Nese mu Mateta wamubonye umuhungu wanjye Mutabazi ko ameze neza wari umukumbuye yarakoze. Wamubonye disi yarakoze uzabibwira nanjye cyane. Umurazaza gusure Mutabazi ntabwo ari umwana mubi mu bana banjye mfite ndamwizera afite umutima mwiza nzagerageza uko nshoboye humura nawe azakugeraho nta kibazo. Nzamubwira nsure. Nzamubwira pe. Nawe ndumva binaniye kwihangana ndumva mu mutima namerewe neza pe. Reka mpamagare mama Teta ndeko hari ikintu yamfasha pe. Alo mama Burino ndumva ngushaka ndumva nameze neza hari icyo nshaka kukubwira. Ndumva hari ikibazo kindemereye umutima nshaka kukubwira nkaruhuka ndumva nameze neza. Nese uraboneka vuba ko ngushaka.
Yego ndagutegereje banguka. Karame mama Burino. Amakuru se ni ikihe kibazo wagize cyatumye umpamagara ikubagaho mu gitondo? Wari ugize ikihe kibazo? Mama Burino, mama Teta ntabwo ari umwana mwiza. Ikintu nari nguhamagariye nagira ngo nkubwire ibyo numve ko naruhuka. Numvaga mbangamiwe mu mutima wanjye. Mama Teta afite abana ba mukuru wanjye 3, mama Teta arihira. Mama Teta barihira ishuri, yamara kubarihira ishuri akabishyura nk'ibihumbi 200, akagenda agasinya igisozi kingana kuriya, akavuga ko akiguze miliyoni, kandi yabishyuriye minerivare y'ibihumbi 200. Ubu ngubu imisozi yarayiguze yose yarayimaze, naho guhinga bafite, hihingira abandi baturage bayashyizemo bakodesha. Ubu ngubu nabo bafite bo gutura, cyakoze akaburaburizo. Abana ubu ngubu barize, hari abarangije kaminuza n'abarangije, ubu ngubu barica baraho ngaho, naho guhinga urumva ni ikibazo gikomeye. Wa muvandimwe wawe nuko ameze? Nuko ameze Mama Teta. Wawe indi byaramweru na Muhima barabivuze koko. None ibyo biterwa n'iki? Twebwe ko tumubona uwo mutima nawe twamukekagaho, nta nubwo twari tuzi ko aruko ameze pe. Ubisambu yose ingana gutya yaragiye aragura ararangiza, akagura ikintu kingana kuri kirima kingana kuriya, kishyura ibihumbi 200, akandika ko yishyura ibihumbi 500. Isambu yose aragenda arayihenura arayirangiza. Ubu niwe uyihinga, abana babuze mbese uko babigenza, bari aho ngaho. Ese nuko ateye? N'ukuntu abantu hano hanze bavuga ko ari umuntu muzima nuko ateye wa? Birakabije. Ngayo nguko ibibazo byanjye ko bimeze, nicyo kibazo nemfite nashakaga kukubwira ngo nduhuze ku mutima wanjye, byari ibyo ngibyo. Mwihangane byese, uzadukire tuzabafasha. Mama Teta, muraho? Muraho neza. Iki ni cya gihungu cyawe cyarakoze. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Niyo cyarakoze desi. Mama, Hambo umuhungu wanjye ko nawe nakubuza uvuye he? ntubizi se? Ko niriwe nakubuza uvuye. Mvuye gusura abanyeshuri bagenzi banjye, ntabwo bizi se ejo bundi abana tuzajya baba kwiga. basindutse. Nyine mvuye gusura abagenzi Aba banjye. basindutse. Mbese ko nawe nakubuze watinze cyane. Ntabwo ari cyane none se, ntabwo ari cyane ariko nyine mbabarire mama. Use kandi ninde? Gusiba abana. We! Mama Teta, Ego Hambo uraho? muraho neza? Reka Covid yarateye nta muntu ugikora ku rugo. Covid yarateye. Ego. murabana Utaba uraho? muraho neza. Ego mana. Yego ndabona mwarabaye abagabo. cyane. Isimba yaruka ari muto. Ndabona idasi umusore. Ego yabaye umusore ndabona yarakuze n'ukuri. Urabona utamaze kunduta se? Ego yarakuruse wu. Dore wowe ugukurikira wagira ngo rwose umeze muteze. Cyaro tumeze neza nyine inzara yaratwishe ntabwo bikiri n'umuntu ushonje. inzara se nta warubara ante dore wowe umeze neza nta nubwo ukitwibuka waraduhamagaraga ariko ntabwo kiduhamagara. Ni rwinshi rw'ikigali wa mwana wa Jureka nawe. Ese ubundi umukora iki mu cyaro? Nyine twarahingaga ariko byaratunaniye turashaka kuza Kigali ngo turebe. Mukora iki se muzaza gukora iki Kigali? Ko ari uko muza kurushya abantu. Ikigali uzuje kuhakora iki? Twumvishe ngo Kigali ngo hari ubuzi bworoshye ubwo wazadushakira nk'amansenge wacu waje kera. Ubwo se wabasha iki? Byose no gucuruza. Harya wize iki muri segonderi? Kontabilite ariko nyine. Aha. Ubwo se ko bashaka abakobwa bashaka abahungu. Mbwira se amasambu yanjye mu cyaro ameze ate? Mwananiwe kuyahinga, ndinda nyakodesha abandi bantu, kandi namwe muri abasore muri aho ngaho. Ubu ntimwakabaye muyahinga. Amasambu arara ariko babantu ejo bundi herutse kwatira ntabwo bari gukora bya bihuru neza ukuntu. Ngo iki? Cya kigabo ko cyamamagaye kimbwira se ngo bahakoze neza. Bahora bashwana na mudugudu n'uwisibo bakwitwaje ngo nugure Kigali nimba Kigali abantu bose babitwaza ngo. Ariko nzaza muri iyi minsi igiye gushaka umwanya nzi. Ese ureka mushiki wanyu se? Ese kara
ntabwo wumvise ko basaza bawe baje aha yabaye ejo bundi dore yanganaga gutya urabona neza ka Urabo. iminsi myinshi Amakuru yawe. ni neza Wabaye umuzungu. shani nuko nyine yabaye Ego. meze neza Mama we muramungurika. dore nguyu ati sinziye ntari kuguha njyewe Aba yanyitayeho cyane. nukuri wabaye mwiza pe muhombye abantu b'i Kigali nuko musa uragira ngo bakange baze nabo baza gukora iki naho ubundi twafashe umwanzuro mubabarire musubire mu cyaro mujye guhigarira amasambu bariya abantu birwa bayonesha kandi byakabaye ngombwa ko muyahinga agapfa ubusa kubera iki oya ndabyuka mbategera basubiyeyo basubiyeyo ariko mujya mwibuka ko ababyeyi banyu babasigiye muri bato dore mwabaye abagabo none mugiye kuntegeka ntabwo ari ugutegeka anti ahubwo dushakira imirimo natwe tuze tumere nka mushiki wacu reba yarasirimutse ubuse nibyo tuzahora do yarisukishije kandi yavuyeho niyo mpamvu wanze kwiyogoshesha ubwo uragira ngo nahise wisukishe muhungu ubu rero turagiye aba bahungu barabyuka bagenda ejo igihe n'igitoya nawe urabizi by'iki mwari muje kurahura ababampere yacu i Kigali se ko tutagicana ibibiriti nayo ngiye kuvuga ngo baguhe umuriro nari mbazanye ngo bagusuhuze ubu ngubu turagiye umva ngani mugende ubwo muzambwira uretse ko wamuje muse nabahiki reka ariko cyakora ese tara cya gihumbi cyanjye cyari kirahakiriye enda ugende wiyogoshesheje tutahana urwo rusatsi uzi ukuntu wabaye anti njye ntabwo nakemera 1,000 kireke mutuye munsuzugura ndabazi ndabamenyereye ku bundi wakinyereye tanzi nani kwitegeramo moto nukora ata mwana wa yendere yanyihere ubundi njye wanga kuma amafaranga narakwishyuriye none nanga unsuzugwe sawa ngati murakoze sawa reka mbageze ku irembo bamwantesheje umutwe Hambo muhungu wanjye ndagushaka nari nguhamagaye ngira ngo tuganire dore tumaze iminsi tutaganira mwana wanjye uramenye uzambera imfura ese mama n'ubundi sindi imfura hari undi mwana w'imfura waba ufite kandi njyewe mukuru hari indi mfura ufite oya kuba imfura ntabwo ari ukuvuka mbere ni ukuba imfura mu mico no mu myitwarire no kuba ufite umuco n'indangagaciro z'umunyarwanda urabizi mama urabizi ngewe hari umuntu wari bwumve angaya muri aka gace kose tujyana gusenga buri munsi tumuririmbyi ntago nywa inzoga ntago nywa itabi ubwo se urambwira ngo nzabe imfura gute kandi ngewe ibyo byose nta kimwe hari uwo wigeze wumva ambwira nabi yego ndabizi witwara neza pe ariko nakongeragaho utazateshuka ukajya muri izo nzoga muri ayo matabi urabizi n'uwe ngira na mushiki wawe nta wundi mwana ngira hano iso papa wanyu batazaza agasanga witwaye nabi ukaba urantengushye nakubwiraga ko ugomba kuba imfura mu mico no mu myitwarire kuko kuba imfura urabizi uri imfura we na mushiki wawe mwenyine utazantenguha dore indi byara mweru na muhima ahubwo se mama amakuru ya Bamutabazi shanda bakumbuye cyane Bamutabazi ni amakuru yabo nzi amakuru yabo uzi shanda bakumbuye cyane nose ubu ngubu koko ko mbakumbuye nzabigenze gute nta makuru mbifiteho amakuru yabo nanjye ntabwo ngiheruka Hambo muhungu wanjye noneho ngufitiye amakuru Fora ngiye kukubwira iki mama
ugiye kumbwira ko uzamerekeza ejo bundi ngiye ku ishuri oya si icyo ngero poli ugiye kumbwira ko tuzajya gusura amasenge wa Mutabazi ntabwo ari icyo mama ugiye kumbwira iki ikintu nguhamagariye hamba umuhungu wanjye ngiye kukubwira ko noneho bakuru bawe ba Leonidasi na Mutabazi ejo bazaza i Kigali. Mama ugiye kumbwira yuko ngiye kuzabona ba Leonidasi na ba Rukundo bazaza rwose. Wow mama ugomba kumuruhushya nkazajya kubafatira Nyabugogo rwose narimba kumbuye ubejo nzababona. Nese mwana wanjye ubu imodoka ntabwo zizakugwanjya Nyabugogo ari wowe mwana wanjye mfite wenyine ari wowe muhungu mfite. Oya mama ugomba kumuruhushya nkagenda kubareba ntacyo zizantwara. Mbere yuko ujya ku ishuri uzagenda urebe bakuru bawe uzagenda ubare Nyabugogo baze musuzanye de nimuherukana ndabikwemerera rwose nta kibazo umuhungu wanjye. Mana yanjye ejo nzagenda mbarebe ibyo nta nubwo byize reka nze mamagare Mutabazi mite mubaza nimba ibyo koko ari byo. Iyo mubaze rwose nta kibazo uruhushya rurahari narukwemereye. Urakoze mama. Nge nta kibazo uruhushya narukwemereye genda ubahamagare uzagenda barebe nta kibazo. Urakoze. Hello Mutaba. Makuru. None se amakuru ndi kumva niyo. Ejo ba Rukundo na ba Bruno bazazara. None se bazaza nka sangaye. Shanda bakumbuye cyane nukuri. Ese nazababona gutera? Ndumva nshaka kuzajya kubafatira Nyabugogo. Ese buriya nzababona gute? Umwanya ndawufite harya ubaye. Kacyiru ndumva ejo noneho mama yampaye uruhushya ndumva nzaza vuba noneho tukajya kubatora kuko ndabakumbuye cyane. Shandaza mu gitondo turabonana kabisa sawa urakoze ubwungu ugira ibihe byiza. Yego. Sawa murakoze. Sawa.